nimba uri umusore ujya utekereza wateye inda umukobwa mukundana ukarenzaho ukanatera inda mama we. Story time. Uyu munsi ngiye kukubwira inkuru y'uburyo umusore witwa Joshua yijyanye mu bintu byo gupfubura bikamuviramo gutera inda umukobwa bakundanaga ndetse na mama we umubyara. So Joshua yari umusore w'imyaka 24 y'amavuko, akaba yari yaravukiye mu cyaro i Butare ndetse no mu muryango utishoboye. Gusa akaba ari wa musore wakundaga kubaho ubuzima buhenze, arashaka kugenda mu modoka nziza, arashaka kuba ahantu heza, arashaka kwambara neza, mbega ubuzima burimo amafaranga. So uyu Joshua rero ubwo yazaga kwiga muri kaminuza ya hano i Kigali yaje guhura n'undi musore witwa Clovis. Uyu Clovis rero akaba yarabaye mu nzozi Joshua yashakaga kubamo, agenda mu modoka nziza, aba ahantu heza, yambara neza, afite telefone nziza, mbega agaragara nk'umusore ufite amafaranga. Joshua yaje kubaza Clovis aho akura amafaranga. Clovis aramuseka cyane, aramubwira ati nuko wowe Kigali utayizi, niho hantu ushobora kuba umukire mu gihe gitoya cyane. Clovis akomeza abwira Joshua ati mu buzima busanzwe rero njyewe ndi umupfubuzi, njyamana n'abagore bafite abagabo ndetse n'aba bagore batabana n'abagabo babo batandukanye. Bidatinze cyane Joshua washakaga kuba mu buzima bw'amafaranga yahise abwira Clovis ati byansaba iki kugira ngo nanjye mbone umugore wo gupfubura akama amafaranga. Ntibyatinze Clovis yahise abwira Joshua ati muri weekend kuwa gatandatu nzaguhuza n'umugore muzaryamana akaguha ibihumbi 200 cash by'amanyarwanda. Kera kabaye weekend yarageze, Clovis ahuza Joshua n'umugore witwa Justine. Uyu Justine akaba yari afite imyaka 40, afite umwana ufite imyaka 20 witwa Emeline. Well, nk'uko umunsi wari wageze kandi buri wese azi gahunda yajeho, mbere y'uko igikorwa nyamukuru hagati ya Joshua na Justine kijya mbere, barabanje baraganira, aganiza Justine ko ari umusore wo mu bakene ndetse kandi akeneye amafaranga, ari nayo mpamvu yemeye kuryamana na Justine. Ntibyatinze igikorwa cyari cyabahuje ari cyo kuryamana cyarabaye ndetse kandi kiranarangira. Nyuma y'uko Justine rero ashimishijwe na Joshua, isi amuha ibihumbi 500 cash ako kanya, harimo ibihumbi 200 by'uko baryamanye ndetse kandi n'ibindi bihumbi 300 byo kugira ngo Joshua nimba ari ibindi bikoresho wenda by'ishuri akeneye aze kubasha kutugura. Saho ngaho byarangiriye gusa, ahubwo Justine yaje kubwira Joshua ko aramutse abyemeye yajya amumenyera buri kintu cyose yifuza, gusa nawe ntazamuca inyuma cyangwa se ngo abonane n'undi mukobwa cyangwa se undi mugore. Joshua nk'umusore wari ufite inzara y'amafaranga yaravuze ati rwose nta kibazo. Ako kanya Joshua yise ajya kugura smartphone nk'undi mwana wese wo muri university. Nyuma y'amezi 2 yonyine Justine na Joshua bari mu munyenga w'urukundo kandi nta n'undi muntu n'umwe Joshua abonana nawe. Joshua yaje kujya kuri internet, ajya kuri Instagram, abona umukobwa mwiza cyane witwaga Emeline. Joshua agikubita amaso amafoto ye yumva aramukunze, biviramo kumwandikira. Joshua na Emeline barandikiranye, bigeraho ngaho baranamenyana, bigeraho ngaho Joshua abaza Emeline icyo akora. Emeline amubwira ko ari umunyeshuri muri kaminuza y'i Butare. Wibuke ko nanone Joshua iwabo ari Butare. Byaje kuva ku rwego rwo gukomeza kwandikirana, ahubwo bahana n'amanimero buri joro, nta muntu n'umwe wabashaga kuryama atabashije kuvugana n'undi. Joshua yaje kwiyumvamo ko akunda Emeline kandi mu by'ukuri bataranahura, abwira Emeline ko naza i Butare ashaka ko bazahura bakamarana icyumweru cyose. Si byatinze rero Joshua yaje kubwira Justine wa mugore baryamana akamuha amafaranga, amubwira ko ashaka kujya gusura famiye ye mu cyaro i Butare, bityo ko bazabonana nagaruka. Joshua akigera i Butare yaje gukodesha inzu azamaramo icyumweru cyose ari kumwe na wa mukunzi we Emeline bakundanye na mbere y'uko babonana. Umunsi warageze, Emeline aza gusura Joshua muri ya nzu yari yakodesheje kugira ngo babe bari kumwe icyo cyumweru cyose banaganira ku rukundo rwabo bari binjiyemo. Barahuye, baraganira, barishima, buri wese abwira mugenzi we uburyo yiyumvamo undi, birangira banzuye ko noneho biri official bagiye gukundana. So on the other side, Justine wa mugore yaje guhamagara Joshua amubwira ko hari ikintu cyihutirwa ashaka kumubwira.
Joshua yamubwiye ko ari kumwe n'ababyeyi be bityo ko Justine agomba kurindira akazagaruka i Kigali bakabiganiraho. Iminsi yari icumye rero nyuma y'uko Joshua agiranye ibihe byiza n'umukunzi we yaje gusubira i Kigali ajya kureba Justine. Joshua abaza Justine ati ni iki washakaga kumbwira? Justine rero nk'umugore mukuru ntabwo yigeze abinyura ku ruhande, yahise abwira Joshua aramubwira ati ese wari uzi ko ngutwitiye umwana? Ako kanya Joshua akibyumva yahise abura aho kwirwa, yumva isi imwikubiseho. Ikibazo cya mbere Joshua yahise abaza Justine, yahise amubaza ati ese uwo mwana koko nimba ari uwanjye witeguye kumubyara? Justine aramubwira ati ndi umugore ufite amafaranga kandi nabitekerejeho nsanga uyu mwana rwose nzamubyara. Nta kindi kintu Joshua yari gukora kuko n'undi Justine niwe wari umutunze. Yaravuze ati nta kibazo. Iminsi yari icumye rero Emeline wa mukunzi wa Joshua akajya ahamagara Joshua gusa ntamwitabe. Gusa mu by'ukuri Joshua yabonaga ko bari kumuhamagara gusa ashaka uburyo bwose bushoboka yabwiramo Emeline ko batazakomeza gukundana. Icyumweru cyarashize, bibiri birashira, bitatu birashira, Emeline na Joshua bataravugana. Gusa rimwe Joshua aza gufata telefone ahamagara Emeline aramubwira ati rero Emeline ndashaka kukubwira ko iby'urukundo rwanjye nawe tugomba kubihagarika. Emeline akibyumva aravuga ati ibyo bintu ntago bibaho kubera ko Joshua wanteye inda. Joshua ku kanya yisabura aho kwirwa aravuga ati ibyo bintu ntago byashoboka, ahita akupa telefone. Emeline akomeza guhamagara Joshua yanga kongera gufata telefone. Kera kabaye rero Justine wa mugore waryamanaga na Joshua aramubwira ati umwana wanjye azava ku ishuri ejo bundi, wazaje mu rugo tukamwakira. Reka umunsi ugere rero Justine na Joshua bitegure umwana wa Justine wari uvuye ku ishuri ngo bamwakire. Just in wa mwana wa Justine witwa Emeline yise yinjira mu nzu abona Joshua umukunzi wamuteye inda gusa utajya witaba telefone, yicaranye na mama we mu nzu baseka basa nkaho bishimye. Joshua agikubita amaso umwana wa Justine asanga ni umukunzi we witwa Emeline yateye inda. Justine arebye mu mpande zose abona amaso ya Joshua yahindutse ndetse kandi n'amaso ya Emeline umwana we yahindutse, bose basa nkaho batunguwe. Well, ubu ngubu uri kwibaza uti inkuru yaje kurangira ite, byaje kugenda gute? Ese Justine yaje kumenya ko umusore wamuteye inda ari nawe wateye inda umwana we? I know. Ako kanya Joshua, Emeline na Justine bose baracecetse basa nkaho bose baguye mu kantu batazi ibintu biri kujya mbere. Ako kanya Emeline yahise abaza mama we Justine aramubaza ati ese mama, sheri wanjye wari umuzi ko mbona musanze hano? Justine ahita agwa mu kantu aravuga ati sheri wawe? Joshua ni sheri wawe? Emeline ati yego mama, uriya niwe musore dukundana. Emeline yahise abwira mama we ati yego mama, Joshua niwe musore dukundana ndetse kandi na bimwe mu byari binzanye hano ni ukukubwira ko nabonye umukunzi ndetse kandi mutwitiye. Justine yahise yumva ameze nk'umuntu umaze gufatwa n'ibisazi aramusubiza ati utwitiye uno musore? Justine yahise abaza Joshua ati ese koko nibyo umwana wanjye Emeline wamuteye inda nawe? Emeline ahita avuga ati nawe ninde wundi yateye inda se? Justine yahise areba ku nda ye abwira Emeline ati Emeline mwana wanjye, nakoze amakosa yego ndabyemera, gusa nanjye uyu musore witwa Joshua ndamutwitiye inda y'amezi 2. Ntawe ibyo bitari bihagije, Justine, Emeline ndetse na Joshua bahise bajya mu biganiro banzura ko Emeline umwana wa Justine agomba gukuramo iyo nda y'uwo musore Joshua yari yamuteye, kubera ko byaba ari amahano hagize uwumva ko umusore yateye inda umukobwa akanatera inda mama we. So inda Emeline rero yari yaratewe na Joshua yari ifite ukwezi kumwe konyine, baje kuyikuramo ubuzima burakomeza. Justine aza kubyara ndetse na Joshua yemera gufata inshingano nk'umubyeyi w'umwana wa Justine wa kabiri ari nawe bucura bwe. Niyo story rero nari ngufitiye, ndagushimiye cyane nimba warebye ino story yose. Ndagukunda cyane, Imana iguhe umugisha. Don't forget to subscribe nimba utarakora subscribe. Thank you very much. Bye bye.